umuhanga, ibyiringiro by'abasaza, inyigisho nziza ku bamama, urubyiruko rumukunda kubi. Sheikh Gahutu Abdul Karim, umwarimu w'idini ya Islam, Qur'ani, fiqh ndetse na tawhid. Sheikh Gahutu Abdul Karim ni muntu ki? We inkuru nyinshi zimuvugaho ku mbuga nkoranyambaga ni nyinshi, ntiwazibara ngo uzisobanure, ni nyinshi nyine nk'uko ubyumvishije. Yatanze amadarasa menshi, yakoze ibiganiro byinshi, haba kuri radiyo ya Voice of Africa, haba kuri channel za YouTube zigiye zitandukanye, agiye acishaho ibiganiro kandi byanyujije imitima ya buri muntu wese wabyumvishije. Uyu munsi reka tuvuge ku nararibonye, ku musaza ndetse akaba n'umuyobozi. Abamuzi baramwibuka ejo bundi mufutu uciye igihe nyine baramufashe umunsi umwe, inkuru iramenyekana igihugu cyose ati hafunzwe umugabo w'umuyisilamu, kandi uwo muyisilamu ayobora abayisilamu bose mu Rwanda. Habahumvikanye izina Sheikh Gahutu Abdul Karim. Ubwo abasaza mwese mubyibuka nyine, igihe mwazindukaga mu gitondo cya kare mugenda ku manywa na nijoro mujya kureba hafungiye, mwari benshi. Sheikh Gahutu Abdul Karim, amateka ye kuva mu bwana bwe kugeza uyu munsi ese yaba ari ayahe? Cyane cyane ko twababwiye yuko ku mbuga zigiye zitandukanye amakuru ye nyine arahari. Uyu yarafashwe mu gihe gitunguranye cyane, aba arafunzwe. Abantu bose ati azize iki? Ese bigenze gute? Ibi yashinjwaga byose tuzabigarura muri documentary y'ubutaha, nubwo ntacyo byari bimaze bwose. Reka twifatire uruhande rwiza, uruhande rwo gukora dawa. Ese yagize uruhare rungana gute muri dawa nyarwanda? Sheikh Gahutu Abdul Karim biragaragara ko afite ikigo gikomeye kandi kinini cyahuguye abanyeshuri benshi, abashekhe benshi. Icyo kigo benshi bahita bacyumva ni ADF, ikigo cyanditse ibitabo byinshi, cyacapye impapuro nyinshi. Uyu munsi rero indabyo ze reka tuzimwe muri iki kiganiro. Yari umwarimu mwiza, na n'uyu munsi magingo aya akaba kijya ku mbuga nkoranyambaga akoresha ibishoboka byose kugira ngo buri muntu wese yumve ubutumwa bwe nk'umuhamagaro yahawe n'Imana. Abenshi bakaba banavuga yuko afite umukobwa w'umwami wa Arabia Saudite nk'igihembo yamuhaye mu marushanwa yakoze akayatsinda akaba uwa mbere. Ntabwo tubizi niba ari muri fiqh cyangwa niba ari muri tawhid, gusa ngo mu masomo yumva kuruta yandi yumva fiqh cyane. Nyakubahwa Gahutu Abdul Karim ahugiye mu biki? Hari benshi bavuga yuko atuye mu birwa bya Zanzibar cyangwa se akaba atuye mu Rwanda, abandi ati yaba yibera muri Arabia Saudite. Reka twicare ku meza ibiganiro tubabwire kuri uyu mugabo w'intyoza uvuga neza. Munibuke ni nawe wahawe baya mu bayobozi bose bayoboye idini y'Islam mu Rwanda. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame iki gihe yari yabukereye, ari kwimika uyu mugabo wari ufite ubuhanga buhambaye, haba muri politike y'idini ndetse na politike y'igihugu muri rusange. Umucurabwenge, areba kure, isura ye ukibona nyine ubonamo ubunyangamugayo. Uyu munsi ahugiye mu biki? Yaba ari mu biki? Ese rya jwi rye muraryibuka? Abamama muze dutemberane muri bya bihe. Sheikh Gahutu Abdul Karim yakundaga gutanga ibiganiro birimo gukemura ingo cyangwa se ibibazo biri mu ngo, aho abantu benshi batangiye kumva ibiganiro bye. Ni hamwe yagarukaga ku bijyanye n'imyubakire. Sheikh Gahutu Abdul Karim yagiriye inama urubyiruko ndetse atanga amwe mu masomo agira ati uzakoresha igihe cyawe neza kubera ko igihe ari akanya gatoya. Kandi yavuze namwe mu magambo agira ati uzihangane kubera ko Imana iba iri kumwe n'abihangana
inna Allaha masabirin. Ntabwo bizwi neza umuryango w'abana afite cyangwa se abagore afite ngo ni bangahe. Abagiye bamwandikaho inkuru bagaragaje ko kera akiri umwana yakundaga kuba ari umwana ukunda gusoma ibitabo cyane, gucukumbura, kwiga ndetse no gushaka ubumenyi ku idini ya Islam, aho yagiye yiga mu bigo by'u Rwanda bigiye bihugura abanyeshuri, ariko nanone akaba yarize hanze nk'uko bigaragazwa mu nyandiko zamwanditsweho. Uyu mugabo ufite ubunararibonye rero reka tumuhere mu bwana bwe. Yari umwana ukunda gusoma kandi agakunda kwitabira amadarasa agiye atandukanye. Ijwi rye yaryizereragamo cyane. Ibitabo yagendaga asoma nta na kimwe yigeze ashyira ku ruhande, uretse ko cyamuyoboye kugeza n'ubwo nawe yanditse ibye ndetse yakosoye ibitabo byinshi. Yabaye umuyobozi haba mu madini ndetse n'ahangaha mu dini w'Isilamu. Amadini rusange yarayoboye nk'umucurabwenge ubifitiye impamyabushobozi. Ntabwo tubizi neza ko ari doctor cyangwa se ko abifitiye ubumenyi, ariko gusa ikintu twabavuga kuri icyo ngicyo ni uko ari umuhanga. Ndetse ikizwi neza ni uko kuba yarahawe baya na nyakubahwa His Excellence, ibyo ngibyo byamwubakiye izina kugeza ubwo Islam hano mu Rwanda iyo uvuze uyu mugabo abantu benshi bahita bamwibuka. Ibikorwa byiza yakoze buri muntu wese arabyibuka akahita yongera akamusabira. Reka natwe tugire tuti Imana imutuze mu beza kandi izamuhe byiza byose azakenera kuri ino si. Imana izamugirire neza ndetse n'umuryango we. Nyakubahwa Sheikh Gahutu Abdul Karim na n'ubu ngubu benshi iyo umuvuze batangira kuba bagira icyo bamuvugaho. Nta wakwibagirwa musabaka zategurwaga kujya ku gihe cye. Ibigo bye byinshi byarekuraga abanyeshuri b'intyoza ndetse ku isoko ry'umurimo ntawe barushaga ndakurahiye. Icyiciro cy'abashekhe yahuguraga muri icyo gihe na n'uyu munsi byababyariye umusaruro. Mu minota ya nyuma yacu, ese ni iki twavuga kuri Sheikh Gahutu Abdul Karim ubutaha? Jya muri comment uduhe igitekerezo cyawe ndetse n'ibindi byinshi waba uzi kuri uyu mugabo w'intyoza nk'uko twabirebeye hamwe haruguru. Iminota yacu bari mikeya, ariko nanone ntabwo twagenda tutabibukije ko dushobora gusangira amakuru haba muri comment ndetse n'ahandi hose twahurira ku mbuga zacu. Dukurikire none ahangaha kuri Instagram ni Hussein Ukuri, Twitter yahindutse X Hussein Ukuri, TikTok ni Hussein Ukuri, hose na Facebook gusa hahindukira ijambo rimwe Hussein Shahida kuri Facebook. WhatsApp nimero yanjye nyishyira aho ngaho nkayitaginga, cyangwa se nkaba nanibabwira. Igihe cyose washaka kutwandikira ndetse no kuduhamagara tuvugishe kuri iyi nimero 0790180221. Ubwo kuwazanditse Shalom umuvuduko ni nk'uwa 5G gusa. Ushaka yajya muri comment akayatubwira ibyo twaganiraho ubutaha. Ngaho nimugira amahoro y'Imana. Ikiganiro cyo nakagaruka, tubashishikariza kujya kuri ibiganiro byacu Ameza Biganiro. Muze kuri YouTube channel yacu Hussein Ukuri ndetse mukajya mu biganiro byacu mukareba ese ni he twavugurura. Gusa segment zimaje kutwana nyinshi, twongeye kwisegura ku bantu ko uyu munsi dushobora kuba turi kubarekurira episode ku yindi mu nkuru ya ntawamenya. Reka tubahe indabyo zanyu namwe tubifuriza amahoro y'Imana ndetse ibyiza byose biri mu no munsi bibabeho. Om Shanti.